Yes, reka twongere tubasuhuze kandi tubahereze ikaze mwebwe mwakoze subscribe ku Intare Official. Nk'ibisanzwe abataramu banyu twababwiye ko tuba tugomba kubagezaho breaking news ziba zigezweho isaha ku yindi, uko situation ziba zihagaze. Twibanda ku makuru ya politike, diplomasi ndetse n'umutekano, tukabagezaho uko biba bimeze. Murabizi ko ahangaha muri aka karere k'ibiyaga bigari hamaze iminsi, cyane cyane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hamaze iminsi intambara ikomeye cyane, kugeza amagingo aya ngaya rero ruracyambikana hirya no hino mu bice bigiye bitandukanye. Rero mwebwe mudukurikiye muherereye mu bice bigiye bitandukanye mu mpande enye z'isi, turabasuhuje, ariko kandi biterwa n'isaha ndetse n'ingengabihe mwebwe mugenderaho. Turabasuhuje rero kandi tubahaye ikaze ku Ntare Official. Niba utarakora subscribe, mu by'ukuri gerageza urebe munsi y'ikiganiro, urabona ahantu handitswe subscribe cyangwa se s'abonner mu rurimi rw'igifaransa, cyangwa se like cyangwa j'aime ku bakoresha n'ubundi ururimi rw'igifaransa, hanyuma musharinge cyangwa partage, mugerageze kugira ngo n'ubundi umuryango mugari w'Intare Official ukomeze waguke. Muri aya makuru y'iki gicamunsi rero tugiye kugaruka ku mirwano ikomeye cyane. Ibitero by'indege byatangiye ku munsi w'ejo bundi ndetse n'ejo, naho mu masaha y'umugoroba ibitero by'indege byarongeye. Ni ibitero biri gukoreshwa n'uruhande rwa leta ya Kinshasa, bagaba ibitero bikomeye cyane kuri M23. Uyu munsi ku cyumweru rero byongeye byabereye hehe, cyangwa se bombardement zabereye hehe, nibyo tugiye kugenda tugarukaho tubabwira. Muri masaha y'isaa 5 nibwo centre ya Nzibira yari imaze kuba yigarurirwa na M23. Nayo masaha byagenze bite, operation yagenze ite, tugiye kuyigarukaho muri aya makuru. Tubibutse ko aha muri territoire aha muri Nzibira, mu gace ka Nzibira, ari mu rugabano rwa territoire ya Walungu ndetse na territoire ya Shabunda. Ibyo byose turabigarukaho tubabwira uko situation zimeze. Turaza kuba dusimbukira turebe ese iby'ibitero mu by'ukuri by'umwihariko, ese ibi bitero navuga ngo biri kuza buri munsi, biri guterwa n'iki? Amakuru twabashije kugerageza gutahura nuko hari abakomeje kwemeza ko ngo muri M23 hashobora kuba hari intasi cyangwa se abasirikare bajoininze ku ruhande rwa M23, ariko bagikordona cyangwa se bakiganira rwihishwa ndetse n'abasirikare ba leta ya Kongo Kinshasa. Ibyo byose nabyo turabigaruka. Abantu bageze muri 40 nibo bamaze kwicirwa ahangaha mu gace aho bakunze kwita ni Cyanjikiro ndetse naho bita Buhimba, akaba ari muri groupement y'ahangaha muri Kisimba, akaba muri territoire ya Walikari. Bari kwicwa na bande, turabigarukaho, ariko kandi tuze kuba dusimbukira muri axe ya Kirumbu, ni muri Bashari Mokoto, aho witwa mu by'ukuri abayobozi ba FCM 23 bakoresha inama ku munsi w'ejo, inama ikomeye cyane, aho yarimo Koloneli Badacoka yaje kwakira abandi bo mu mutwe wa Zanyatura benshi, barimo n'umushefu de localité wa Ruhinzi, uyu akaba yitwa Saga, akaba yarazanye n'abasore batari bakeya, nabyo turaza kuba tubigarukaho. Hanyuma Kinshasa mu kweguza Vital Kamerhe bikomeje kubamo ngo ibibazo bikomeye cyane, byateje imvururu, aho ngo ndetse abadepite b'abapirate cyangwa se abadepite badahari batazwi, bari amazina yabo ari kugaragara mu bari gutora petition cyangwa se mu bijyanye no kweguza Vital Kamerhe Rwakanyingi. Ibi nabyo rero tugiye kubiva imuzi n'imuzingo. Ndumva wenda amakuru yo dufite ni menshi, ntabwo twajya tugenda dukomoza kuri buri ngingo, ahubwo wowe icyo tugusaba no kudutiza umwanya, hanyuma tukakuvira imuzi n'imuzingo, kuko ahangaha igifurumba cy'amakuru turagifite kabisa, ndetse aba ari buze kwibanda ndetse ku busesenguzi buba bugiye butandukanye. Ni muri weekend, tubifuriza rero komeza kugira impera za weekend nziza, kandi tutekereza ko weekend ishobora kuba yarabaryoheye, yarabagendekeye neza. Hanyuma rero munyemerere dutangirire ku bitero mu by'ukuri icyo nakwita ibitero simusiga n'ubundi bikomeje kugabwa na leta ya Kinshasa, kandi kabigaba kuri M23, ariko kandi idasize n'abaturage, kuko abaturage rero bakomeje kubigiriraho ingaruka zikomeye cyane.
amakuru atugera haratubwira ko ibi bitero byagabwe muri akise zigiye zitandukanye, byagabwe kuva ku munsi w'ejo bundi, bigabwa ku munsi w'ejo, n'uyu munsi byongeye byagabwe. By'umwihariko uyu munsi twavuga ko ibitero byagabwe na leta ya Kinshasa. Mu by'ukuri hari ibyo kuri tariki 19, ibya tariki 20, n'uyu munsi tariki 21 z'ukwezi kwa 9 bikaba byagabwe muri teritwari ya Masisi ndetse no muri teritwari ya Walikale. Amakuru atugera atubwira ko ibi bitero n'ubundi byaje n'ubundi kwibasira hahandi nanone byongeye kwibasira mu minsi ishize. N'uyu munsi aya makompora yaguye aho bita Mukengwa. Aha Mukengwa murahazi, ni hari Etat Major General y'uwo bita Jean Marie Bonane. Uyu nguyu akaba ayoboye Nyatura bakunze kwita ANCDH, ni umutwe wa Nyatura bakunze kwita ngo ni Nyatura abazungu. Abangaba ni chef Etat Major General yabo yabaga aho ngaho bita Mukengwa, akaba ari muri Bashari Mokoto. Iyi Mukengwa rero kugeza amagingo yangaya M23 yari yaramaze kuyikuramo iyi coalition, rero yaje noneho uyu munsi kuraswaho bikomeye cyane, ariko nibwo bwa mbere iyi Mukengwa yaraswaho. Andi makuru akatubwira ko bibwe nanone yongeye kuba cible y'ibitero bikomeye cyane ndetse by'indege bya Sukhoi 25 Su-25 ndetse na CH4. Iyi ni drone mw'abantu mwe ni ukuyitondera cyane kuko ikorana n'ikoranabuhanga rya internet, igakorana n'ikoranabuhanga rya nimero ya telefone. Iyi ndege tubibutse ko ifite bateri zigeze muri 3, kandi bateri 3, bateri imwe ikaba ishobora kuresista mu kirere, ndavuga bateri nyine ku bijyanye n'umuriro, ikaba ishobora kuresista amasaha 2. Ubwo urumva bateri imwe niba yaresista amasaha 2, indi amasaha 2, indi amasaha 2, tayari iyi CH4 ishobora kumara mu kirere amasaha yose 6 iri mu kirere ikiri gukora operation zayo. So urumva ko itoroshye, kandi iyi ngiyi bayisetingaho nimero ya telefone y'umuntu. Waba ushyize hewani ya nimero waba uyishyize ku murongo, automatique indege igatangira ikaguhiga. Nguko ukuntu situation zimeze. Tugiye kubigarukaho tubabwire uko hari bamwe bashobora kuba bari gukoresha ibintu bijyanye na telefone, kandi ubwo izi soko izongeye nanone kwaduka izi drone, turababwira n'impamvu hatari kubanza avion cyangwa se ibyo bita drone de reconnaissance, zikaza avec objectif, zikaza zigiye kurasa ahantu runaka zizi ko hahoze ari ibirindiro. Bigaragara ko hari coordonnées bashobora kuba bari guhabwa kugira ngo n'ubundi bakomeze kugenda bazigeraho. Bibwe n'ubundi naho nari mbabwiye ko none mu kanya gashize hongeye kugabwa igitero aho bita Nyarushamba. Nyarushamba iyi yagabwaho nanone yarashweho ibitero ku munsi w'ejo. Ku munsi w'ejo niyo yagabweho ibitero, naho bibwe yari yagabweho ibitero ku munsi w'ejo bundi, nanone ibitero by'indege. Agace nanone kitwa Nyange nanone yari yagabweho ibitero, na Hembe ku munsi w'ejo bundi nabwo yari yagabweho ibitero. So urumva Nyange, Nyarushamba, Mukengwa ndetse n'ahangaha mu gace ka Hembe. Iyi Hembe tubitse ko ari indiri y'intera hamwe n'indiri, ndetse mwibuke ko wa musaza cya gisaza gikuze cyo bita Byiringiro Victor ariho ndetse yaraherereye. Iyi Hembe rero amakuru tuyagaga tubwira ko M23 yari yarayigezemo, ariko ikaba yarakoze withdraw. Rero kugeza ubu ntabwo leta ya Kinshasa yizeye ko M23 yaba yaravuye mu hariya ku Ihembe, iracyahasuka icyo nakwita imvura y'amakompora. Amakuru atubwira ko n'agace ka Peti, iyi Peti yo buriya iherereye muri Walikale. Turiya duce twose mvuze turi muri sheferi ya Bashari, twa muri groupement ya Bashari Mokoto. Iyi Peti yo niyo iri muri teritware ya Walikale, ikaba iri muri groupement ya Kisimba. So ndumva wenda ibyo bisobanutse. Ni ibitero byatangiye ku munsi w'ejo bundi byibasira. Ibyo bitero navuga ko ku munsi w'ejo bundi, apana ejo, ku munsi w'ejo bundi byarashe ku Ihembe, birasa n'ubundi mu nkengero za Bibwe Nyange, birongera biragenda birasa aho bita hariya ni hehe nanone ye, ni ndumva Cyitso, birasa naho bita Cyitso. Ejo biraza barasa Mpeti, barasa ndetse
barashe Mpeti, barasa no muri aka gace kitwa Nyarushamba. None uyu munsi bagarutse barashe Mukenga, barasha Bibwe ndetse barasa Nyarushamba, Nyange na Hembe ndetse n'agace ka Mpeti kari muri Walikale. Amakuru cyangwa se amasoko y'amakuru yacu aturuka hariya akatubwira ko FRDC yakomeje kubombarda, ni bombardement aérien, ibitero byo hejuru, ndetse mu by'ukuri twavuga ko bimaze iminsi ibiri biri consecutive cyangwa se byikurikiranye. Twibaza bwa bwirinzi bwagenze bute, bwa bwirinzi bumeze bite, ese imipanga imeze ite? Urumva? Hanyuma kugeza amagingo aya, uretse kuba amazu atari makeya yatwitswe mu Kengwa ndetse na Nyabikeri muri teritwari ya Masisi, amakuru aratubwira ko M23 yagerageje mu by'ukuri ngo kwihagararaho, hanyuma iza gusheringa ndetse kuri izi ndege, gusa nta ndege yarashwe zaje kuba nazo zongera gusubira inyuma. Reka rero ngaruke kuri aya makuru y'ubu butasi. Ushobora kwibaza, ese koko muri M23 harimo aba infiltre? Ese muri M23 harimo abantu bari gutanga amakuru? Aya makuru akaba ari gutuma atari drone de reconnaissance zibanza. Murabizi ko drone de reconnaissance zirabanza, akabona akaza soko isu 20 ni avion de chasse, ariko iba ifite precision ya drone de reconnaissance, amakuru yahawe ikajya kurasa hwize. Ese haba hari abantu bari gutanga amakuru apart? Kuko izo ndege ntago ziri kubanza, iyo zabanjije biramenyekana, hakaza soko inyuma, ibintu byamaze kutamburika. Ese kuki tuno duce ari twe dukomeze kwibandwamo ariho hari kuraswa cyane na ziriya ndege? Ko amakuru dufite hari isoko zigeze muri 3 ziri Kisangani mu mujyi. Amakuru avuga ko muri M23 hashobora kuba harimo ibyitso bya leta. Ibi byitso bya leta birimo bikaba biri no gukoresha amatelefone. Ese ibijyanye n'amatelefone kuva son excellence guverineri Bahati Musanga Erasto ndetse na nyakwigendera Castro barasirwa hari igicanga ko ibintu bijyanye n'amatelefone M23 bari baragerageje gusa nkaho babibaciyeho, byongeye kugaruka bite? Kuko isaha kane yo ikorana na precision ya telefone, batanga nimero ngo izi nasi ngo zishobora kuba ziri gutanga ngo amanimero y'abayobozi. Ubwo ni inkuru turi kugenda dukura mvandi mwambiraga ngo zaunzo na gapango. Urumva turi kugenda dukurura, bikavugika ko ngo batanga nimero ngo z'abayobozi, ngo hanyuma ya nimero yajya online, ubundi zira ndege zigahaguruka. Ni indege mu by'ukuri navuga ko ni indege, ni avion de chasse, ni indege zikomeye cyane. So nge ntekereza ko niba koko birimo hari icyagombye gukorwa nk'uko byo byakozwe nanone, mu gihe wenda ubwirinzi butaragira icyo butangira gukora dans l'etat, kuko abaturage bakomeje kwibasirwa ku rwego rukomeye cyane. Baraje nka Mpeti, baje babombarda insisiro zirimo abaturage. Zariya Nyabikeri ni uko byagenze, Mukengwa ni uko byagenze, izo zatwitswe, kandi M23 iri gutabara abaturage. Ngewe mucyo ntekereza, ngewe nakwivugira nka Macacara ubwanjye, izi ngabo zapasinze ejo bundi. Kereza ko abayobozi ba M23 mutwumva ndetse namwe muba mwarabitahuye, muba mufite amakuru yanyu bwite, muba ibyo kuvuga ngo bajya ku matelefone ngo bajya kuki, nyaboneka mubakure ku murongo. Ntabyo kuvuga ngo bazacata. Kumva umusirikare, hari nk'umuvandimwe tuba tuganira, kumva umusirikare ari kuri FIBI kandi ari kuri front line. Ibyo bintu byumvikana gute? Ari kuri WhatsApp, uramubaza kuri WhatsApp ukamubona. Biriya bintu ntabwo mbyemera, ngo numva umusirikare bitewe n'iri koranabuhanga rigezweho muri iki gihe. Ntabwo nemera ko umusirikare yakaba yagira telefone ari kuri front. Wapi kabisa, ntabwo ibyo bibaho. Hari iyindi moyen de communication yabo, hari communication yabo y'ibyombo, ariko ibijyanye na telefone bikavaho. Ntagira umusirikare umva, yaba n'umuyobozi yaba n'iki, telefone zikavaho ubundi bakarwana. Niyo style bitari ibyo ngibyo. Izi ndege, zira ndege 3 ziri hariya zishobora guhagurukira rimwe zabonye amakuru ahantu zikasiga zahagize ubutayu. Abatazi soko yi 25 benda bashobora kuba bayumva bayireba mu kirere,
ngewe ndayizi irasa, ndayizi ihaguruka uko biba bimeze, ndayizi uburyo itumbagiramo. Rero ngewe ntabwo ndi umwe mu bemera yuko indege ziriya ndege ari babandi bazifata ngo no zira no kuzirasa ntabwo biba byoroshye, kuko uburyo izamo nka CH4 uburyo izamo hatari ubwirinzi ntabwo wamenya yuko iriya drone yamaze guhaguruka, ntabwo wamenya yuko yanakugeze. Ibyo rero ibyo ngibyo turi kuvuga, gusa nyaboneka mugenzure aba bapasinze vuba, nyaboneka njye numvaga babavana kuri linye kabisa, kuko nta cyizere na gito umuntu ashobora kubagirira, cyane cyane ko bahamagawe na Sylvain Kinga babwira ko prime de combat yabo ihari n'amasalere yabo ahari. Abantu bose ntabwo bumva ibintu kimwe, ushobora kwigisha ukumva ko umuntu yahindutse, ariko nyaboneka mubaji w'imitima ngo ntabwo yayiringanije, ngo kandi kureba mu mutima w'umuntu biragoye, ntabwo wamenya koko niba koko ari byo, niba bashobora kuzikonforma ku byo barahiriye. Reka nivire kuri iyi plani bite nsimbukira Nzibira mu masaha ya saa tanu n'igice. Haje kumvikana icyitwa umututu cyangwa se amasasu yavuze ku rwego rukomeye cyane muri Nzibira. Ndakeka abo tubana ku mbuga nkoranyambaga mwagerageje kubyumva, mwabikurikiye, yego mwanabikurikiye, mwumvise uko situation yari yitwaye muri Nzibira, yari yitwaye ityo. So nuko situation yari imeze muri Nzibira muri ayo masaha. Nyuma y'uko twari twabagejejeho amakuru aratubwira ko M23 ariyo yakoze cyangwa se yasimbukiye muri centre ya Nzibira. Tubutse ko abenshi bavuga ko Nzibira iri muri Walungu, nyaboneka niko ushobora kubisaba kuri Google, niko map niko ishobora kukubwira, ariko ibikubeshye. Ubundi Nzibira iri muri territoire ya Shabunda. Iyo uri muri Nzibira ndano uba uri muri Shabunda, kuko Nzibira iri mu rugabano rwa territoire. Ni nkuko wavuga Pinga. Nzibira buriya ni nkuko wavuga Pinga. Pinga iri mu rugabano nayo rwa territoire ya Masisi. Ni nkuko wavuga ngo Pinga ni muri Masisi. Menye kuba wibeshye cyane. Nubwo hari agaparti ka Pinga Bushimo iri muri Masisi, ariko ubundi iyo bagiye kuvuga umujyi nkuriya uri mu rugabano bavuga ahakomeye cyangwa se ahagaragaza imyubakire. Nzibira rero nako ni agasantere, ni santere kameme, agasantere keza kagaragara ko nakabayemo hafi amezi 8. Ndakazi ndagasobanukiwe. Nzibira answa yuyirimo muri santere ya Nzibira uba wamaze kugera muri territoire ya Shabunda, ntabwo uba ukiri muri Walungu. Gusa Walungu ibiraho hafi yawe. Nuko bavuga Pinga buriya answa en general muri territoire ya Walikare, nubwo ifite agaparti ka Pinga Bushima. Ni nkuko bavuga Kicanga iri muri Masisi, ariko kandi hakaba n'agaparti gatoye kari muri territoire ya Rucuru. Rero bivuze Gicanga generalement ubuvuze ko iri muri Masisi. Ni nkuko bavuga Kanyabayonga. Iyo uri muri Kanyabayonga ahanini ifite agaparti ka territoire ya Rucuru ka Sheferi, ariko Kanyabayonga answa iri muri territoire ya Rubero. Abantu rero bajya bingegesera kuri ibyo ngibyo, abenshi bakunze kuvuga ko iri muri Walungu. Walungu ni hakurya gatoya, hanyuma ndetse buriya Nzibira izwiho kari agasozi karekare kaho kanini ndetse gakoretse n'ibibuye. Ni umusozi muremure w'ibibuye munini. Ndibuka niwo bajyaga ndetse gushakiraho n'ama network icyo gihe za bibiri na kangahe, niho bajyaga gushakira network. Urumva ko rero uwo musozi niwo ukunze kugenderaho kuko uri muri Shabunda. Ko yurenze Nzibira uba winjiye mu shyamba. Santre Nzibira wirenze uhita winjira mu shyamba, keretse yukase ibumoso bwawe niho ubugiye muri Mwenga, niho utangira kubona amasantre. Ariko yukomeje imbere yawe aho ureba ugiye mu shyamba uri kwerekera muri axe ya za Kingurube. Ni axe mu by'ukuri nsa nkaho wenda nabayemo kangahe. Rero abantu wenda mu buryo bwo kubivuga, twebwe tuba tubivuga nk'abantu bagerageje wenda nko kuhaba, kugera Nzibira wamaze kurenga muri Walungu, wamaze kuva muri Walungu. M23 rero yamaze kuba iyigarurira kuri izi tariki 21 z'ukwezi kwa 9.
kuko banditse bati Nzibira dans le territoire de Walungu, bo niko babyanditse, ariko suko ngewe suko mbyemera ni Shabunda. Tombe dans le main de l'AFC ce dimanche et les éléments du M23 se dirigent vers Mwenga. So ntabwo bari bukomeza ngo bajye Kingurube, ahubwo bari gukata berekera muri Mwenga. So niko bimeze kugeza amagingo aya. Ubwo nihagira igihinduka, Inzibira n'ubundi ntabwo bwaba ari bwo bwa mbere baba bayigaruriye, barongeye bayigeramo, barongera bayivamo, bayijyamo, barongera bayivamo. Gusa igihe ari kugeza amagingo aya ngaya, Nzibira nanone yongeye kwinjirwa na M23. Gusa shobora kuyijyamo bafite plan, bashaka gukorosa utya, ni tactique yabo ya gisirikare, ubundi bagahita bagira bate, bagahita bigarukira. Nabyo birashoboka, nuko tutamenya plani za gisirikare. Hanyuma ahangaha ntabwo turi bwirwe tuhatinda gatoya, turahita twerekeza no mundi muri teritware ya Walikale. Teritware ya Walikale, amakuru aturuka muri teritware ya Walikale arambwira ko Wazalendo ziri gucengera, ziri gukora infiltration zikajya kwica abaturage muri groupement ya Kisimba, kugira ngo n'ubundi bari abaturage bakomeze babarurwe ku mutwe wa M23. Amakuru yatubwiye ko, ariko hari amakuru, hari umuntu ambwiye ati urabivuze, ati muvandimwe uvuze ko indege arizo zaharashe, atari ko indege ziharashe habanjirijwe n'imirwano. Hari imirwano yabanjije nyuma yuko twari tuvuye mu makuru ya mu gitondo. Ni imirwano mu by'ukuri yatangiye mu masaha ya bukeyemo gatoya. Clever Bemba yamaze kuva muri studio. Akimara kuva muri studio nibwo imirwano yatangiye. Imirwano yaje kubera mu gace ka Katobi, muri lokalite ya Banakindi, muri groupement ya Kisimba, muri teritware ya Walikale. So iyo mirwano rero ikimara gukomeza bene ubwo buryo, byaje gutuma M23 isa nkaho yasukumye n'ubundi igiye kubageza muri Pinga. Niho haje guhita haza indege. Yes, nibwo haje guhita indege navuga ngo indege mu by'ukuri nibwo zihise ziza zitangira kurasa. Ariko urumva umuvandimwe urakoze cyane wanyibutsa, kuko mvuze indege ukuntu za bombarze cyangwa za sherinze, ariko ntabwo mvuze ko habanjije imirwano ikomeye cyane yaje gutuma indege zihaguruka. Hanyuma tubibutse ko iyi Katobi iri mu birometero biri kujya nko kugera kuri 17 na 16 kugeza 18 na centre ya Pinga. Ku birometero 10 na bingahe ni hafi bavandimwe, ni hafi ya Pinga, ni hafi ya Pinga. Hanyuma amakuru akatubwira ko kuri uyu munsi dimanche M23 mu by'ukuri bongeye kwigarurira agace ka Katobi. Bari basa nkaho bavuyemo ku munsi w'ejo nyuma y'ibisasu bikomeye byaharashwe. Yego niko umuvandimwe yambwiye. Hanyuma amakuru akaba avuga ko ngo hari ramforo z'abasirikare ngo baturutse Gicanga, Kalembe, ngo bashobora kuba bamaze, kuko n'ejo Kalembe yarashweho. Baturutse Kalembe baje kuramforosa muri biriya bice. Ngayo nguko rero mu by'ukuri ndatekereza ko ibyo ngibyo mukomeje kugenda mubikurikira. Hanyuma wenda amakuru nashakaga kugarukaho ni abantu bakomeje kwicwa muri axe ya Canjikiro na Buhimba. Angaha akaba ari muri lokalite ya Banamulema, muri groupement ya Kisimba, muri teritware ya Walikale. Ni abantu bageze kuri 20 bakomeje kwicwa na Wazalendo ziri gucengera, kugira ngo, kuko ni axe control na M23, kugira ngo n'ubundi nkuko abantu bumvise bari bicwa na za FDLR za Binza, byose bakabyomeka kuri M23. Hanyuma mu gace ka Canjikiro ndetse na Buhimba abantu bamaze kugera kuri 20 bamaze kwicwa. Ngo niyo mpamvu n'abandi bakomeje kugenda bahunga bava muri ibi bice, ngo berekera muri Buleusa, muri groupement ya Ikobo ituranye n'iyi groupement ya Kisimba. Ngayo ngo murumva nkuko situation zikomeje kugenda zitwara.
hanyuma se aka gace ko bita Nkuba n'akana ka Yesu ko ndikumva ari umusozi muremure, umusozi wa Nkuba, pana Nkuba y'ahangaha muri axe ya za Karongi muri Bashare Kaembe, oya Inkuba yo muri ibyo bice hamwe na za Mpeti. Ngo hari umusozi witwa Nkuba n'umusozi bakunze kwita kana ka Yesu, umusozi bajya bita ngo niba ari akana ka Yesu, niba ari umuntu wari uhatuye kwa kana ka Yesu. Bigaragara ko hari utuntu tw'udusozi ujya usanga abarokore bakunze kujya gusengera yo, cyangwa se wenda ari nk'uko umuntu, sinzi impamvu bashobora kuba barahise utya. Ndumva ko Nyarushamba ndetse n'ahangaha ko aka gasozi ka kana ka Yesu, amakuru arambwira ko ama 23 imaze kuhatereka icyitwa imbunda ngo ishobora kuza guhangana n'izi ndege zikomeje kuyigereka kuri aka gasozi. Iyi mbunda ngo itangiye ngo gupapaza ku rwego rwo hejuru. Nyuma sindi buze gutinda, ahubwo ndahita nsimbukira muri Kirumbu aho Koloneli Badacoka ndetse n'abandi bayobozi bagiye batandukanye, ndakeka bo tubana ku rubuga. Nyabuneka niba utaba ku mbuga zacu za WhatsApp, watakaje byinshi buriya, nk'iyo video yose y'ukuntu Badacoka arimo arahamagarira abanyatura kuva muri iriya mitwe, kuko abo ba Jean Marie yarabayoboye cyane nk'uko yanabivuze muri iyi video n'ubundi yatambutse. Ati ba Jean Marie nabayoboye, bande bose narabayoboye, ati amakuru mfite ati na Mayanga nawe agiye kuza. Kaze mu byiyumvire. Haya barimo avuga uyu Hakiza bakiwe nk'uko nanjye banyakiye n'ubwo General Mayanga naye kwa miniti kidogo naye mutamuona. Ati na General Mayanga ati kwa siku kidogo naye mutamuona. Ati na General Mayanga mu minsi mike ati twavuganye ati nawe araza. Tunaongea naye mwa asubuhi naye ikanakuya. Simumfanya yote. Ati ntimumuzi mwese. Urumva? Ati ari kubanza yohereza abana b'abasirikare bamwe na bamwe. Murabizi ko General Mayanga n'umwe mu bayoboye cyangwa mu bashizeho iriya mitwe ya za Nyatura na za Pariko yo muri birabiki, ndetse akaba ari umwe watangiye kubahereza n'ibijyanye n'ibikoresho. So uyu rero Badacoka yarimo avuga ko bose bari kuza, ndetse n'umushefu de localité witwa Saga wayoboraga lokalite ya Ruhinzi nawe akaba yiripotinze hamwe n'abandi basore b'abanyatura. Inyuma ko bari kubura inzira, bitwa ba Polo nabo barimo ngo barashakisha amayira ngo biripotinge kuko byaragize bite. Nababwiye ko Jean Marie we ari kuvuga ati nyamara ibitero bya leta ya Kinshasa iri kugaba by'indege, ati nanjye biri kungeraho ingaruka, ati ngewe ntibinandeba, ati rero kubw'ibyo ati ibyo simbizi, ati M23 nyabuna, ati ngewe ntimubingayire, ati ntabwo ari ngewe uri guhamagara indege. Urumva? So nawe ubwo urumva inzira arimo. Hanyuma n'abandi bagiye batandukanye, gusa ibya Mayanga nabyo niba atari ibikabyo turaje tubikurikirane, dore ko nawe asa nkaho afunzwe hariya muri Kinshasa. Hanyuma mu nyemerere mpite nsimbukira kuri uwo bita Vitali Kamere. Habonetse abadepite batari bakeya ngo bari kuboneka mu nteko ngo badasanzwe bayibamo mu buryo bwo kumweguza. Hari amakuru yagiye mu by'ukuri acicikana hirya no hino nk'uko twagiye dusoma amazina yabo. Aravuga ko abangaba abadepite ngo badasanzwe, ngo bageze ku 192 ngo bose harimo nk'abo bagiye bavuga nk'uwitwa turebe presence de faux député Mulumba Kanyinda. Uyu mudepite ngo ntabwo abaho, ngo nigeze abaho muri legislature ya 4. Uwo bita Tita Eden Kalonji ngo nawe ngo ntabwo ari umudepite. Antoine ngo nawe ntabwo abaho, yaje kuboneka mu basinye. Uwo bita Jerry Mulamba Mande yagaragaye inshuro zigeze muri 2 zose, yasinye 2.
ku rupapuro rw'ijana na mirongo icyenda n'abiri n'abandi 9 bose ngo bagiye bagaragara ku mapaji agiye atandukanye bagiye basinya kabiri. So Vital Kamerhe ibye nayo bikomeje mu by'ukuri kunanirana. Hanyuma reka ngewe mbashimire ndetse nsoze mu by'ukuri nsoze aya makuru nari nabateguriye kuri aya manywa. Hanyuma tubizeze yuko turazana none kubana mu makuru yacu ataha. Ngewe ni Rafiki Kijana Machachari. Unkeneye wanyandikira kuri 0791070666. Nongere nsubiremo 0791066666. Hanyuma ubundi nkagushyira ku mbuga zacu dukorana, ubundi igitekerezo cyawe, inyunganizi ndetse n'ubufasha ubwo ari bwo bwose dushobora kubwakira. Hanyuma amakuru yacu nakagaruka. Koze cyane. Ciao ciao.